bakunze urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, twongeye kubasuhuza tubaha ikaze mu biganiro byacu kandi twifuriza kugubwa neza aho muri hose. Mu minsi ishize twabagejejeho ibiganiro bitandukanye twakoreye mu Rwanda, tukaba rero dukomeje muri uwo mujyo. Nk'uko babivuga mu Kinyarwanda, abatagira ubwami babeshwa byinshi, kandi ngo umugani ungana kariho. Zimwe mu mbuga nkoranyambaga zabo dukunze kwita Bangamwabo cyangwa se ibigarasha, zikomeje guca ibintu zitesha agaciro ibikorwa bya leta y'u Rwanda, zigamije kuyobya bamwe mu batabasha kwigerera mu gihugu cyabo. Ibyo babikora bagamije kuyobya uburari, gusibanganya ibimenyetso by'ibibi basize bakoze mu gihugu, bagafata abandi bugwate bababeshya ngo igihugu kimeze nabi, ngo hari inzara, ngo uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntibwubahirizwa, n'ibindi byinshi bigamije kwangisha leta y'u Rwanda bamwe mu banyarwanda ndetse n'abo mu bihugu bibacumbikiye. Twafashe rutemikirere iva mu Bubiligi yerekeza mu Rwanda, tugamije gushakisha amakuru yo ku isoko kugira ngo tubashe guhumura amaso bamwe mu bagizwe imbata n'abo badahwema kubagezaho amakuru y'ibihuha. Ni muri urwo rwego rero twasuye ikigo IRDP kimaze imyaka 20 gishinzwe mu Rwanda. Twaganiriye n'umuyobozi wacyo Dr. Ndushabandi, atubwira amavu n'amavuko yacyo ndetse anadusobanurira aho kigeze mu gushyira mu bikorwa inshingano kiyemeje. Ku itariki ya 17 Kamena uyu mwaka, imwe mu nsakazabinyoma twigeze kugereranya na RTLM Radio Rutwitsi iherutse gutangaza amakuru ya Ndushabandi imuha n'igarade rya kapiteni mu ngabo z'u Rwanda, ivuga ko ngo yaba ari imwe mu zo bise intore za leta ya FPR zaje guhungabanya abatavuga rumwe nayo baba mu Bubiligi. Twararikira abakurikirana iyo RTLM nshya mu kiganiro yise tubavumbure kujya bagikurikirana ubushishozi, bakirinda cyane kwita ku mazina y'abantu batangazwamo ndetse n'ibyo baba bakora cyangwa baranakoze mu Rwanda, kuko ubaha amakuru nawe abayobya. Tutabatindiye rero, ni mwimvire ikiganiro twakoreye mu Rwanda tugikorana na Dr. Ndushabandi, utari kapiteni ahubwo ufite izindi nshingano zikomeye zifitiye igihugu akamaro. Nitwa Ndushabandi Eric, ndi umuyobozi w'ikigo cy'Ubushakashatsi n'ubusabane bigamije Amahoro, IRDP, bikaba bivuga Institute of Research and Dialogue for Peace, no mu Gifaransa bikaba uko Institut de Recherche et de Dialogue pour la Paix, mu Kinyarwanda bikaba ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro. Ikigo cy'ubushakashatsi cyaje nk'ibindi byose byari biri mu gihugu nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, hari uburyo bwo gushobora gutanga umusanzu mu kongera kubaka igihugu. Cyanyuze mu mateka akomeye, ayo mateka ndetse arandikwa, ariko ku ikubitiro babanje kwandika amateka yacu mu bitabo ni abazungu, ni abanyamahanga, ni abakoloni, ni abamisiyoneri bari bazanye n'ubukoloni. Batangira basobanura aho igihugu cyacu kiva, abakigize cyangwa se abenegihugu aho bavuga ko bakomoka. Barakomeza barasenya ibyari byubakiweho mu muryango nyarwanda, ibijyanye n'umuco wacu, indangagaciro na za kirazira. Bazavanaho inzego zose zatumaga umunyarwanda muri sosiyete ye ndetse n'imibanire hagati yabo, ariko n'imibanire hagati yabo n'ubutatu bwari bugize u Rwanda, ni ukuvuga umwami, igihugu ndetse n'abaturage. Ibyo bintu uko ari bitatu rero n'ipfundo ryari bihuje byaje gusenywa cyane n'abashakashatsi. Barandika bavuga ko bamwe bavuye aha abandi bavuye hariya, ntabwo mbijyamo cyane, si amateka ndi buvuge. Iyo birebye rero ukuntu ibintu byazamutse, amakimbirane hagati y'abanyarwanda mu Rwanda rwa kera biza guhindura isura, biza kuba iby'amoko ya Hutu, Tutsi na Twa, biza kuba aribyo bisobanura u Rwanda. Ntibyasobanura u Rwanda gusa, ahubwo biba n'ishingiro ryo kuvuga ngo bacime ibice abantu. So gucamo abantu ibice gusa, ndetse baragenda babishyira mu nzego z'uburezi na administration n'ibindi byose. Ibyo byose ariko bigenda bisenya icyambere ni imyumvire y'umunyarwanda n'ipfundo ry'imibanire ye n'undi munyarwanda. Ibyo rero byarazamutse bitera Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo rero igihugu cyasenywe uko nguko.
nicyo twita identity based conflict cyangwa se amakimbirane ashingiye kuri za identity. Ayo ma identity yaba ariyo mu buryo buri objective cyangwa objective, yaba atariyo mu buryo subjective, yaba yarubakitse mu mitwe no mu myumvire y'abantu. Iyo ibyo bintu bibonye rero hari ibintu bibiranga. Icyambere kibiranga ni uburemere bw'amateka ya jenoside. Ndavuga uburemere bw'amateka y'ubukoloni, kubera kwandika no kusiba amateka no kuyavuga uko atari. Icya kabiri, inzego z'ubuyobozi bwagiyeho bwose cyangwa se ubuyobozi bwagiyeho nyuma y'ubukoloni, Repubulika ya mbere n'iya kabiri nk'uko tuzita, nazo ziza zishimangira ibyo ngibyo. Icyo ni ikintu cya kabiri kigaragaza ayo makimbirane ashingiye kuri identite, nuko habaho ubuyobozi bubi igihe kirekire, umuturage agahezwa, ibintu bikaba bibi cyane mu nzego zose z'imiyoborere. Icya gatatu, iyo ubwo buyobozi bubi bubaye, ikiyongeraho ni ubukene bukabije mu baturage. Iyo ibyo byose bimaze kuzura, ubundi umuyobozi cyangwa se umutegetsi muri icyo gihe araza agatera ubwoba abaturage, cyangwa ibyo akora byose akuririra kuri za identite kugira ngo agere kuri objectif ze cyangwa se ku ntego ze. Ibyo rero babikoze batuma mu banyarwanda hazamo ikintu cy'icyoba kibi, nicyo nita peur ontologique cyangwa se ontological fear. Icyo cyoba gikomeye kiratangira kikigisha umuturage ko ibyago yanyuzemo, ubukene arimo, guhezwa, ko yabitewe n'undi munyarwanda, ndetse bigakomera akabiba urwango mu baturage ku buryo anababwira ati nta nubwo ushobora kubaho undi akiriho, ku buryo biba ngombwa kwica undi kugira ngo wumve ko buzabaho, ukumva udashobora kuzagira icyo ugeraho utabanje kwica undi. Icyo kintu nicyo cyubatse ingengabitekerezo ya jenoside gikomeye. Urwango ku mututsi birakomera, ariko nari ngiye kuvuga ngo biza no kuba urwango hagati y'uturere, regionalisme, ariko bijya no mu miryango, bifata imizi. Ibyo rero ndabivugira iki? Kugira ngo wongere kubaka igihugu, ntabwo wacyubaka uvuga ngo uragendera ku byakozwe ahandi, ngo kuba ubatse yenda igihugu sinzi iki n'iki, kwa kundi abanyaburaya cyangwa se western countries icyo bitaga state building, bakaza bakakuzanira ati twongere tubane, twongere dukoresha amatora, twongere twihute ducure impunzi, twongere twihute dukore demobilisation, ati twongere tunabane n'uwo twarwanaga nawe cyangwa se uwo twarwanyaga. Ibyo rero ni state building yagiye inananirana mu bihugu byinshi. Kongera kubaka icyo gihugu rero bisabye kumenya context y'igihugu n'ibyashenye Amahoro, ukanashyira umuturage ku isonga, ukamushyira imbere, kuko niwe ugomba kugira uruhare kuzongera guhinduka, agahindukira cya gihugu, akongera akagikunda, akagikorera, akabana n'abandi, rya pfundo ry'igihugu n'umuturage rikongera. Ibyo rero ndi kuvuga ni iki? Nuko y'amateka ugomba kuyamenya ukuri kwayo. Icya kabiri, aho abantu bakomoka kugomba gusobanuka ko bose basangiye u Rwanda nk'igihugu. Ibyo rero nicyo nita nation building, kongera kubaka nation mu mitwe y'abantu. Ibyo rero ntabwo ari kuvuga ngo ni coupe coller cyangwa cut and paste. Icyo gihe ugomba gushaka ibintu ugomba gushingiraho byoroheye umuturage wese guhita yumva, kugira ngo ajye muri rwa rugendo rwo kongera igihugu. Iyo nation building rero ifata context, ibihe by'igihugu byanyuzemo, igafata amateka, ikongera ikayashingiraho, ikongera igafata memoire cyangwa se kuzirikana ibyabaye, ndetse no kubigirira narration cyangwa récit yemewe na bose. Icyo nicyo bita collective memory cyangwa se memoire collective. Ya nation ikaba ifite noneho kuba yagira fondation, igihe bavuye muri amateka noneho bagashiraho n'icyerekezo noneho cy'imbere, uko bifuze ko igihugu cyabo cyubakika. Izo elema nkeya, izo ngingo nkeya ziradufasha kumva ko iki gihugu kijya kongera kwiyubaka nyuma ya jenoside, nyuma yo gutsinda kwa RPF, byabaye ngombwa guhija mu muturage, ndetse umuco w'ibiganiro
dialogue, kuko ya myumvire y'abandi igomba gukirira mu kuganira. Icyo kintu kiravugwa, kirakoreshwa muri leta mu kongera kwiyubaka, ndetse tujya gushinga IRDP 2001 2002 kwari ugusubiza icyo kintu cya mbere cyo kugira ngo dushireho urubuga rwo kuganira. Icya kabiri kwari ukuvuga ngo abashakashatsi, inararibonye, ibyiciro byose by'abanyarwanda ese bashobora kugira uruhare mu kongera kubaka amateka yabo no kuyandika. Nuko nguko twatekereje ko tugomba gushyiraho icyo twita ubushakashatsi bugari, buri wese agiramo uruhare, kandi ubushakashatsi bugamije impinduka. Nicyo twita mu cyongereza research participatory action research, cyangwa se la recherche participative orientée vers l'action. Icya gatatu, dusanga muri ibyo byiciro byose ari ngombwa ko dushyiraho urwego rwihariye rw'urubyiruko. Nibwo twashyiragaho icyo twitaga les écoles de débat, cyangwa se ishuri riteza imbere umuco w'ibiganiro mpaka. Icyo cyari gikomeye cyane, tugitangira na n'ubu nyuma y'imyaka 20. Urubyiruko nibo bantu bashingiweho mu kuba angaje cyangwa se gushorwa mu bwicanyi. Akaba ari nacyo cyiciro kigira amarangamutima, ariko kikagira ubushake bwinshi bwo gushaka kumenya ibintu. Ariko ni nabo u Rwanda rw'ubu n'ejo hazaza. Ariko wanazirikana ko n'igihugu n'ubu cyari cyasenywe na benshi bari mu rubyiruko, ariko nanone cyabohowe n'abandi bari urubyiruko, aribo RPF. Tukavuga ngo ishingiro ryo kongera kubaka ejo hazaza bizongera gushingira kuri rwa rubyiruko. Rero ubwo nizizo école de débat, cyangwa se iryo shuri ryo kuganiramo ibiganiro mpaka. Bigamije iki? Si ukuganira kujya impaka gusa, guteza imbere imyumvire y'umwana ukiri muto, imyumvire n'imisesengurire yimbitse, nicyo twita critical thinking, cyangwa se la pensée critique, kugira ngo urubyiruko rwacu rutazongera kuba rwa rundi rwakira ibintu gusa rudasesengura, rutazayoboka izindi ngengabitekerezo, cyane cyane ko turi mu isi irimo ingengabitekerezo zitandukanye. Ubwo IRDP itangira yihaye izo nshingano, ibikorera rero, ikabikorera mu gihugu, ikabikorera mu nzego z'ibanze, muri za district. Amatsinda y'ibiganiro ajya hose mu gihugu, amatsinda y'ibiganiro ajya mu mashuri. Tugeze aho twongeraho n'indi ngingo, ubwo dufite abanyarwanda benshi bakiri hanze, ndetse ko imbuga nkoranyambaga zikaba zikihari zitangiye kujya ziyobya urubyiruko. Reka ibiva muri diaspora bitazaza kutwangiririza abana bakiri bato, cyangwa se n'ibintu biri kurwa mu gihugu. Tuyoboka diaspora rero, dushyira amatsinda mu biganiro, amatsinda y'ibiganiro muri diaspora, hari mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Canada, muri Amerika, ndetse no mu bihugu byo muri Afurika nka Mozambique, nka Afurika y'Epfo. Ibyo byose rero habaga iki mu buryo bufatika? Nuko ibiganiro byakorwaga mu gihugu, ubushakashatsi bwakorwaga mu gihugu, byari ngombwa ko tujya kubyereka abantu muri diaspora, kugira ngo tubashireho urubuga nabo ubwabo bwo kugira ngo babone ibivuye mu gihugu, ariko nabo ubwabo bagira icyo bongeraho. Ubushakashatsi rero bwarangiraga ari uko ibyo biganiro byo muri diaspora byongereye mu byo mu gihugu, ku buryo urwo rusobe rw'ibitekerezo biza kuba ishingiro ryo gusesengura no gukora raporo z'ubushakashatsi. Ubushakashatsi n'ibiganiro rero ntabwo byakorwaga kugira ngo bikorwe gusa. Hari ingingo ebyiri zikomeye, nuko habagamo ibibazo bitandukanye byavugwaga, bikaba bigomba kugezwa ku muyobozi, ku nzego zose. Ubwo ni cyo twita plaidoirie cyangwa se advocacy, ubuvugizi. Kuvuganira rero bishingiye ku bushakashatsi ni ibintu bikomeye cyane. Nicyo cyatanze urubuga kuri IRDP gikomeye cyane,
nizo nama zikomeye mwabonaga mu gihugu, ubwo nanze kuzitangirira, urabona ko ziza nyuma kuko ziza zitanga ubushakashatsi bwavuye muri ibyo byiciro by'abanyarwanda bose. Nicyo twitaga dialogue nationale. Ubwo ntibyavaga mu bushakashatsi byose mu buryo bwisanzuye, twashiraga ku meza, noneho twahuje inzego nkuru z'igihugu kugeza kuri za minisiteri, inteko nshinga amategeko, imitwe ya politike yose n'izindi nzego za societe civile, imiryango itegamiye kuri leta, ariko n'abashakashatsi baturutse muri za kaminuza. Icyo nicyo twita ubushakashatsi bwimbitse, ubushakashatsi buri wese agira mu ruhare, kandi ubushakashatsi bugamije impinduka. Ni imbaraga zikomeye rero, n'umusanzu ukomeye. Ubwo navuze ibyo byose, ariko ntese ingingo twigagaho zari izihe? Twigaga ubundi ku ngingo eshatu kandi na n'ubu zikiriho. Ingingo ya mbere yari ubuyobozi cyangwa se imiyoborere, governance, ndetse na politiki ziteza imbere umuturage, nicyo twita protection sociale cyangwa se social protection policies. Tureba iki? Tuba tureba uko umuturage agira uruhare mu miyoborere y'igihugu, ndetse n'ukuntu yishimiye gahunda za leta zitandukanye. Tukongera tukareba uwasigaye inyuma ninde, ni ikihe cyiciro tubona kitagira uruhare cyane mu miyoborere. Iyo inclusion rero, ubuyobozi busangiwe kandi bushigiye ku muturage, IRDP ibigira intego kujya gushakisha abaturage, kujya gushakisha izo nzego, ndetse n'abasigajwe inyuma n'amateka nabo dushyiraho amatsinda, ku buryo buri wese na wa wundi witinya kubera ibikomere by'amateka ya muri diaspora nawe agira uruhare mu miyoborere. Ari narwo urwo rubuga diaspora yatangagamo ibitekerezo. Ingingo ya kabiri dukoraho noneho ni mu buryo bwimbitse, ni ku muco w'amahoro cyangwa peace building n'imibanire y'abaturage, ni social cohesion. Aho rero gahunda zabaye nyinshi cyane. Dukora ku makimbirane yaranze cyangwa se ku mateka y'u Rwanda, turazamuka tureba inzego zitandukanye mu rwego rwa leta, imitwe ya politiki uruhare rwayo, turazamuka tureba Hutu, Tutsi na Twa ni ibiki, bivuga iki, buri wese agira icyo abivugaho, ndetse iyo raporo iza kudufasha kugira ngo twerekane neza aho ndi umunyarwanda ishobora kuba porogaramu. Iyo urebye ndi umunyarwanda nka porogaramu, igihe yaziye buryo twari twarabitangiye twebwe tuvuga ngo reka abanyarwanda bivugira ubwabo uko bumva amoko, hanyuma bo ubwabo barebe ibibahuza nk'abanyarwanda. Ibyo biganiro byarabaye muri izo nzego zose, bitanga umusaruro. Navuga nka CNLG yarifashishije cyane ibyo bintu kugira ngo tunamenye uko amateka na memoire yakubakika. IRDP yagize uruhare rukomeye cyane. Twavuga nka Rwanda Day hanze, twebwe tuyibona ukuntu yagiye itera imbere, twibuka ya mirimo ya IRDP muri diaspora, tukavuga ati bya biganiro birashoboka kuko umunyarwanda wese aho ari ashobora kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu. Reka mvuge kuri social cohesion cyangwa se peace building. Noneho icyo tugenda dukora, turavuga ntese abantu bashobora kugira aho baganira bagakira ibikomere by'amateka. Yego, icyambere dukora nuko IRDP ari ikigo cyigenga, n'umufasha ibiganiro cyangwa se facilitator cyangwa se facilitateur wa dialogue afite indangagaciro zimuranga. Indangagaciro ya mbere nariyo ni ukuvuga ngo ni umuntu utagira habogamiye, akitoza uwo muco wo kuba neutre kugira ngo aha amahirwe buri wese kwi-exprima. Ni umuco wa demokarasi ukomeye tunyuza muri ubwo buryo kugira ngo umuturage ibitekerezo bye aribyo bishingiraho kugira ngo akire ibikomere. Hanyuma icya kabiri, twabati ibiganiro ni byiza, ariko reka dushireho n'uburyo abantu bashobora gukoresha ubugeni, c'est l'art cyangwa se art based approaches. Ubugeni ni indirimbo, ni imivugo, uburyo butandukanye bwose bushobora gutuma umuntu avuga. Ibyo nabyo byarafashije cyane muri ayo matsinda. Reka mvuge ingingo ya gatatu twigaho, ni ubukungu cyangwa se imibereho, noneho social economic development. Cyane cyane tureba ku ngingo yitwa ubuhinzi. Ndagira ngo twumve impamvu ubuhinzi kuri IRDP ari ingingo ikomeye, nuko twemera ko
udahinga ararya. Ibyo byose rero bikaba bishingiye ku murimo umuhinzi akora. Aho ngaho rero twahaye ijambo umuturage, umuhinzi ndetse n'abafatanyabikorwa bose muri iyo nzira y'ubuhinzi kugira ngo bagire uruhare mu miyoborere ya politike z'ubuhinzi, cyane cyane ko twari turi muri gahunda z'imbaturabukungu ndetse no kujya mu guhindura uko ubuhinzi bwakorwaga. Nicyo twita crop intensification program. Iyo mikorere yavugaga ngo reka abantu bahuze ubutaka, reka abantu bave uko bahingaga, batangire bahinge batareba gusa kurya uyu munsi, ahubwo bahinge basagurira amasoko. Crop intensification program wabonaga ari imyumvire y'abaturage. IRDP rero igatanga umusanzu ukomeye mu gushiraho urubuga rwo kugira ngo abantu baganire, bahana amakuru ariko banahana imbaraga. Abantu ntabwo turabyumva neza ku buryo bufashije. Na niho mvuga ngo uriya mugenzi wacu wavuze ko tubonye ubuhunikiro buzwi, abantu bashobora kuhabika imbuto, bashobora kuhabika ibyo kurya ndetse kazabona n'amafaranga arinzeho. Izo nzego eshatu rero za IRDP ni urugendo rukomeye rw'imyaka 20 kandi bitigeze bihinduka, ahubwo tugenda twongeramo za approach nshya kugira ngo tugende duteza imbere uyu murimo. Iyo niyo IRDP rero mu buryo bwa strategy ikoresha, mu buryo bw'ibyo twigaho ndetse nabo tubikorana nabo. Hari akantu muvuze karanshimisha, muvuga muti hari umuntu wo mwise facilitateur cyangwa uworoshya ibiganiro, agomba kuba inyangamugayo, agomba kuba umuntu udafite aho abogamiye. Ese koko muri uru Rwanda twese tuzi twabayemo cyangwa se n'abatararubayemo bumvise amateka mabi yarubayemo cyane cyane ashingiye kuri jenoside yakorewe Abatutsi, kandi mwivugiye yuko ikibazo cy'amoko cyari cyarabase abantu, ubu ngubu se mwakwemeza mute abakurikiye iki kiganiro ko hari umuntu w'inyangamugayo ushobora kubaho muri iki gihugu? Uwo muntu abameze ate, mumutoranya muti? Yego, urakoze cyane. Nibyo koko ntabwo byoroshye, koko buri wese afite uko yavutse, afite aho yabaye muri aya mateka n'ibindi, ariko dore amahirwe twiha, amahirwe duha umuntu kugira ngo ashobore kuba neutre. Icya mbere ni uko tumushyiraho indangagaciro zigenga IRDP. Ni principe ya independence, ni nk'amahame. Amahame rero kwigenga mu mitekerereze biza biti, nuko tumushyiraho amatsinda atandukanye ava muri discipline zitandukanye. Uko agenda yakira nicyo twita group work cyangwa se amatsinda yo kuganira mu gihe tugiye gutangira inzira iyo ari yo yose y'ubushakashatsi ndetse n'ibiganiro. Kuba rero dushyiraho abantu batandukanye bituma wa muntu agira ukuntu ahagarara akaba independent. Icya kabiri, diversity ndayivuze, nuko icyo gihe aba atajyanye ibitekerezo bye, ahubwo abajyanye ibitekerezo by'abantu batandukanye. Isesengura ryimbitse rikamufasha noneho kuba neutre, ariyo ndangagaciro ya gatatu. Ariko ikindi, iyo avuze ngo ibyo ari gukora byose bigomba kuzana impinduka, ntabwo wajyana igitekerezo cy'umuntu umwe, nta nubwo wajyana igitekerezo cye. Ikindi cya kane ni ukuba impactful, kuzana impinduka. Iyo icyo kintu akizirikanye, ntabwo yiziga mu mitekerereze, ntabwo yiziga mu myumvire, ahubwo yiha amahirwe yo kugira ngo ya mpinduka izagezweho. Ubwo navugaga independence, diversité, neutralité na impact. Ayo ni amahame akomeye ya IRDP. Icyo ukora cyose ntuzana igitekerezo kiri unilateral kimwe gusa, uraba wihimye amahirwe yo kuzana ibitekerezo by'abaturage. Ndetse nitujya guhuza abantu batandukanye muri bya biganiro, nuzo ugifite cya kindi cyawe urahahurira n'ibindi. Nuko nguko twiha amahirwe rero yo kugira ngo umuntu yitandukanye n'amarangamutima ye, azamuke hejuru kugira ngo ashobore gufasha abandi. Murakoze cyane. Hari indi ngingo ikomeye mwakomojeho ijyanye n'ubuhinzi. Ubuhinzi ni kimwe mu bitunze abanyarwanda koko, kandi kuva na kera no kugeza kuri uyu munsi birazwi. Tubana n'abanyarwanda mu mahanga aho bakunze kwita diaspora. Abanyarwanda bamwe badakunda imikorere y'iyi guverinoma, imikorere ya leta, bahora bifuza ikintu kibi kigaragaza nabi aho batuye. Bakavuga bati mu Rwanda nubwo barimo kubaka imiturirwa,
mu Rwanda nubwo baguze indege ariko abanyarwanda barashonje. Ibyo byavuzwe nta nubwo ari n'ibintu by'ibitangaza, sino guhisha, si ngombwa wenda ko umuntu avuga amazina y'abantu bose, ariko nk'ugeze kuba minisitiri w'intebe Twagiramungu Faustin nawe ubwo yarabyivugiye avuga ati se izo ndege n'iyo mihanda abanyarwanda barabirya? Ati abanyarwanda barashonje. Hari abandi bavuga ko muri iki gihugu hari inzara yitwa nzaramba, banayiboneye izina nk'uko habayeho za Rumanurimbaba, za Ruzagayura n'izindi. Iyo yabo iyo iba mu mitwe yabo bayise nzaramba. Mwebwe nk'abantu bakora ubushakashatsi muri ibyo bintu by'imibereho y'abaturage, mukaba mufitemo n'igice cy'ubuhinzi, mubibona mute? Mwasobanurira iki abandi banyarwanda bigishwa nabi n'abo bagenzi babo kugira ngo nibura bumve ibikorerwa muri iki gihugu? Urakoze cyane. Nabivuzeho kuko ubuhinzi ni ikintu gikomeye, kuko dufite abanyarwanda barenga 70% bakiri mu buhinzi umunsi ku wundi, ndetse twadutangiye no kugira urubyiruko rutangiye kubigira umwuga, ndetse twadufite n'abantu benshi amaze kubigira umwuga ubwabo. Reka mbivuge mu kuri kose nka IRDP. Ndushabandi ntabwo nize agronomy, nize political science cyangwa science politique, ariko niga gusesengura za gahunda za politique publique. Reka mvuge 2017 ariko bwa mbere nari ntangiye gukora ubushakashatsi ku buhinzi. Ngiye kureba uko abaturage yari nyuma y'imyaka igera nko kuri 10 tumaze kujya muri iyo gahunda yitwa CIP cyangwa Crop Intensification Program, uburyo bw'ubuhinzi bugezweho. Kigerayo tugiye kureba uko abaturage bishimiye iyo gahunda n'ukuntu biteguye kujya muri iyo mpinduka. Iyo mpinduka ivuga ngo iki? Ivuga ko akarima kawe ubwo ari gatoya ukaba wahinga igihingwa kimwe imyaka yose ntabwo bikigezweho, uhora ushonje. Huza ubuhinzi, huza imirima yawe nonde, hanyuma tute guhinga uduhingwa dutandukanye nka kera, dushema ibigori, ibijumba n'ibiki byose ngo tukavangavanga ngo twose ngo ikizera kizaba icyo ngicyo. Iyo mpinduka yavugaga ngo tujye guhinga igihingwa kimwe ku buso bugari, kuko bibanzizwa no kureba ubutaka uko buteye, bihuje no kureba ikirere barimo n'ibindi. Ariko cyane icyo twitaga extension services, ni ukuvuga kubagezaho za serivisi zizatuma iyo mpinduka ibaho. Ni imihanda, kuko umusaruro nuba mwinshi ntabwo uzagezwa mu rugo, reka dushireho ubuhunikiro. Iyo nayo ni gahunda yari irimo. Ibindi nubu reka dushireho umuhanda, ibizera bizagere ku isoko byihuse. Niyo extension services zose zageze. Ariko harimo kongera ubumenyi abaturage umunsi ku wundi no kubaherekeza. Nibo bwa mbere nari mpuye n'abagronome baba mu giturage. Ibyo byose turabireba, dusanga noneho burya na sako, umurenge sakuriye, umuturage nagurisha agira habika amafaranga ye, namara kuyabona agira ikindi agura, ahubwo agende anavuga ati ngiye gukora ubuhinzi nk'umwuga, mbona amafaranga menshi bite kujya bintunga, ngure n'ibindi bintunga. Ahubwo izo gahunda 2017 uwashaka ubushakashatsi yabibona amajwi n'amashusho y'abantu mu buryo bwisanzuye. Ndagusaba ko uza kubigaragaza. Nk'uruhare rwacu kuba mu guhuza ubutaka, kwa kundi twahingaga ari akajagari, ibyo twarabirwanyije. Twarabyemeye nyine, twemeye yuko tugomba guhinga igihingwa kimwe nta kindi kintu tuvanzemo kugira ngo tugire umusaruro. Ni ibintu bimaje kuducengera. Iyi gahunda igitangira twabaga nk'abaherwa ibintu buntu. Buri kintu cyose ari ukuduha imbuto ari ubuntu, buke bihinduka kudukopa tukazajya twishyura twejeje. Murabyibuka n'abambuye batari babyumva kera. Ariko uruhare rundi rukomeye rw'abaturage ni uko umuturage yishakira amafaranga ya rwa ruhare rwe, akaba rwicaranye. Iyo tubabwiye ngo igihe cyo kugura imbuto kirageze, uyu mugabo aragorwa, kuko yibeshya arakingaho n'iminota 10 aba ari umurongo, kandi buri wese yitwaje amafaranga ye agiye kugura imbuto n'ifumbire kugira ngo aze guhinga. Nyuma y'imyaka 2021
ejo bundi mu kwa 11 mu kwa 12 tuba reka dusubireyo tumaze gukora ubushakashatsi bundi tuvuga ko tubona umusaruro wiyongera ariko yenda ntibyihute cyane nkuko tubitegereza katujye kureba ikintu cyitwa inyongeramusaruro n'imbuto niba koko bigezwa ku muturage neza kandi niba binagerayo nize mbogamizi ahura nazo ese arazikoresha kugira ngo turebe uko umusaruro ugenda uzamuka dushingiye ku bindi bihugu turagenda turabireba dusanga ahandi hose haracyarimo ibibazo ubukererwe ibiciro by'inyongeramusaruro uko bibageraho bimeze ariko cyane cyane imyumvire yahinduraga gusa ikarito byajemo umuturage kumva ko byahindutse kuko umuturage ntabwo abimenyereye byasabaga ari ukoherekezwa mu kuganirizwa cyane abafasha myumvire n'ibiganiro byacu byagiye bituma tumenya ibintu byinshi cyane navuga ko mu kwezi kwa 12 2021 twagiye tugiye kureba nkunganire y'umuturage tubanireka turebe ese umuturage azahora yunganirwa kuzageza ryari turebe noneho uko umusaruro wiyongereye twagiye kuganira n'abahinzi n'abafatanyabikorwa mu buhinzi bose ubwo mvuze abafatanyabikorwa ni abatubura imbuto n'abazigurisha n'abandi bose tugende tubabaze ese ni iki kisabwa kugira ngo umuturage agende acuka buhoro buhoro niyo bamuhaga 50% yo kunganira ese yiteguye kujya kuri 30 ibindi akabyishakamo natunguwe nk'umuntu udakora mu buhinzi umunsi ku wundi no kumva umuturage akubwira ndabyibuka cyane akubwira ngo kera nahingaga kuri ubu buso dore icyo nezaga kera barambwiye ngo iki gihingwa ntikera hano kera barambwiraga ngo ntabwo imvura ishobora kugwa hano ubwo itahagwa ubwo nta kundi twabigenza irigasiyo n'amazi byaje kumpindurira abantu ukabona bari kukubwira tone bagezeho ati navuye ku 5 ngeze kuri 15 impinduka ikomeye nagiye numva z'ukuntu umuturage yagiye yivana ku buhinzi bwo kuba aryo gusa abo ku buhinzi butuma ajya no ku isoko akasagurira amasoko ibyo narabyiboneye ndabyiyumvira niyumvira umuturage uvuga ngo umwaka wa mbere ati rwose nkunganire natwe dushaka kwibeshaho atariko babigenze mu gake ningi wari uyoboye ibiganiro n'abafatanyabikorwa bacu ndetse n'abashakashatsi ba IRDP mu buryo bwisanzuye umwaka wa mbere baratubwiye ngo mugende mutubwirire leta ko umwaka wa mbere bateye kugeraho bakora babanze bahuza abaturage bahinga tubaganirize ati umwaka wa kabiri noneho ati muzakore kuri iki gihingwa ati cya kabiri ntimuzagikoreho ati iki ngiki cyo muzagikoreho umwaka wa 5 ku buryo hari gahunda y'imyaka 5 abaturage ubwabo bishiriyeho kubera urubuga twabahaye ibyo byose ikishima ni igikirero ikishima nuko abahinzi ubwabo bivugira iterambere bamaze kugezwaho niyo gahunda yo guhindura uburyo bwo guhinga ndetse n'ukuntu basagurira amasoko ibyo rero iyo uvuze ngo IRDP bikoraho ite ni ya leta turimo leta iravuga ngo minagre ati ubwo iyi politiki ya nkunganira ari politiki ikomeye ku muturage reka tute kubyuka mu gitondo ngo tubabwire ngo twagabanyije inkunganire twabaga kuri 50 tugiye kwiba kuri 30 ati ibintu bishobora gutera ikibazo ati ubwo ari benshi reka tubihe ikigo cyigenga gifite ubunararibonye mu kuganiriza abaturage kigende gishireho urubuga twumva ibitekerezo by'abaturage n'ukuntu bifuza ukuntu iyo gahunda yagenda y'abantu bagenda bivana mu bukene n'ukuntu bagenda bivana muri uko guhora begamiye leta ibyo rero bivuga iki icyo kivuga ko ni ya leta ishira umuturage imbere ikavuga ngo kuri gahunda zose zishobora kumuhungabanya reka tumuhe ijambo iyo rero ni impinduka ikomeye kandi ni n'umusanzu wa IRDP twakoramo toni 7 ubu ngubu wenda tuzakoramo nka toni 10 bityo rero n'abaturage noneho dutuye hafi baturiye aho hafi bagerageje nabo guhinga ibirayi byabo nabo bimeze neza kuko abenshi baje kutureberaho bari ukuntu duhinga bityo rero niba turi abajana mu buhinzi tukaba yenda twigisha abandi wumve
bakagira imyumvire mike, twebwe twagombye kuba intangarugero, noneho tugahinga uko twebwe twigishijwe na rabu, noneho bagera ku mirima yacu basanga imeze neza, bose babikurikiza ku buryo noneho baje gutera turi kumwe, nawe twateye turi kumwe, yenda baduhinga nabo barabifashe kugeza ubu ngubu imyaka isigaye yera imeze neza. Murakoze. N'ibindi byinshi navuga nka gahunda y'ubudehe, nabyo twagizemo uruhare. Ubwo gushira abantu mu byiciro by'ubudehe ari ibintu bikora kuri benshi. Reka duhe IRDP, Never Again na Transparency International mutuyoborere ibi biganiro, abaturage bavuga ibisanzuye, bavuga ukuntu ibintu byagenwa. Icyo ni ikintu gikomeye rero, kandi koko gikeneye kugira ngo gishirwemo imbaraga cyane, ku buryo nkuko mwabikurikiye muri cabinet y'ubushize mu nama y'abaminisitiri, bishingiye ku biganiro twakoze ndetse n'abandi bashakashatsi, hashizweho gahunda yo gukora reforme y'iyo gahunda yakunganije, igenda ihinduka buhoro buhoro, ariko ishira umuturage imbere mu byo atekereza uko byamukorerwa, ku buryo mu mezi ari imbere tuzongera dusubireyo, noneho dushira abantu mu matsinda baganire kuri wa mwaka wa mbere n'ibyo bigomba guhindura mu myumvire, n'ibyo bigomba guhindura mu mikorere, imbuto zibagereho, inyongeramusaruro zibagereho igihe, noneho ku buryo tuvuga ngo niyo umusaruro urangiye ku isoko bimeze biti. Ni nk'ikintu bavugaga cyane kijyanye n'ibiciro ku isoko, ati rwose mugende mutwigira icyo kintu cy'igiciro ku isoko, ati ko tureza twajya kugira ku isoko tugasanga ibintu bitangiye guhomba hamwe na hamwe. Ugasanga ibyo byose rero IRDP mu bunararibonye no mukorana na leta muri ubwo buryo, tugashira ku meza ibitekerezo by'abaturage, hakaza impinduka nziza, ni ibintu umuntu yateza imbere byitwa demokarasi no gushira umuturage ku isonga, koko serivisi zose na gahunda ushiraho zikaba zishingiye kuri ibyo. Reka mvuge ikindi kintu gikomeye. Tumaze iminsi IRDP dukorana na Minaloc na Minisiteri ishinzwe ubuyobozi n'imibereho y'abaturage, cyari cyo kuvuga ngo turebe imikorere n'imikoranire mu nzego z'ibanze, uko umuturage yarushaho kuba ku isonga, uko kuyobora muri iki gihe n'imyumvire y'abaturage bitoroshye, turebe uko effective leadership yakorwa mu nzego z'ibanze. Birakomeye cyane ku buryo iyo ushize ba meya na ba visi meya na za njyanama hamwe tugakorana ibiganiro, ugasanga ukuntu bivugira ubwabo ukuntu bitoroshye kuyobora muri iki gihe, hari ibibazo byinshi, ariko ko igikomeye ni uko umuturage wacu agikeneye kugira ngo ahindure mindset, imyumvire. Icyo gihe rero urwego rwa sosiyete sivile, imiryango yitegamiye kuri leta nk'iyi ngiyi, niko kazi dukora cyane kugira ngo umuturage akomeze abe ku isonga mu buryo nyabwo, bitari bya nyirarureshwa. Iyo rero bishingiye ku biganiro n'ubushakashatsi, bitanga umurongo kuri Minaloc kugira ngo barusheho kunoza imikorere mu nzego z'ibanze. Akoze mu byo tumenyereye kumva cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, hari abantu bamaze iminsi bavuga ko mu Rwanda umuturage atishimye, ko u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere mu kumera nabi, bya mbere ubwo n'uvuga bya nyuma, mu by'ukuri uri mu bihugu bya nyuma aho umuturage atishimye. Ibyo bintu icyo cyegeranyo mukibona mute? Ese nkamwe mubitekerezaho iki? Mubona koko ari byo? Ese niba atari byo, ikibyemeza ni iki ko atari byo? Mufite ibimenyetso mwagaragariza abo banyarwanda twebwe nko kuri RNN twita Bangamwabo? Murakoze. Nibyo, iyo ngingo irakomeye, kandi IRDP yakoze ibiganiro kuri televiziyo vuba aha ngaha kuri icyo cyegeranyo, kitari icyegeranyo cy'u Rwanda. Twibuke ko ari icyegeranyo gikorwa n'umuryango w'abibumbye, ukaba ufite uko ukora, ukaba ufite abikoresha n'intego. Nibuke ko kwishima ari ikintu d'abord kigoye gupima. Icyo umushakashatsi wese wo ku isi aracyemera ko gupima uko umuntu yishimiye ibintu bigoye. Reka mvuge mu gihugu ibihari nka indicateur cyangwa se icyo bagenderaho, ni ukuntu abantu bishimiye serivisi n'inzego n'ukuntu bizeye ejo hazaza. Ibyo Rwanda Governance Board RGB irabikora. Iki cyegeranyo kiza gisohoka nka IRDP, twarabajije ntese katujye kureba dusesengure methodology yakoreshejwe. Uburyo bukoreshwa nka methodology
ndetse tuza no kubaza na IRDP ntese mwaba mwarabigizemo uruhare. Abantu baraje bareba ibipimo na context n'ibihe by'u Rwanda, baratubwira ati baraje tubahaye ibipimo twizera ko bazabikoresha, ariko reka mvuge icya methodology ko cyari ikibazo. Noneho indicateurs zishingirwaho nazo ubwazo kugira ngo uzazipime hano uzipime no mu kindi gihugu, hari ikintu cy'umuco gikomeye cyane. Umunyarwanda ushobora kumubaza ntese warayuriye, akaba yakubwira ati yego kandi yirarira. Ariko ni nkuko ushobora kumubaza ntese uwezi bingana bite, akubwira ati nta kigenda. Iyo ufashe icyo gisubizo cya mbere ntabwo uba ufite ubushakashatsi. Ni nk'iyo umubajije ati se ejo hazaza urahizeye, iyo ni indicateurs ikomeye cyane y'iki kigegeranyo. Ashobora kukubwira ati wapi ntabwo mbyizeye. Ariko bishingira hehe? Twebwe nka IRDP twaravuze nti ni ngombwa ko abantu bumva umuco wa politiki wa bene igihugu. Umuco wa politiki bivuga iki? Imyumvire n'imyitwarire ya politiki. Kugira ngo uzagaragaze ko wishimiye gahunda zitandukanye, bisabye ibiganiro byimbitse bitari iby'imibare gusa ngo yasubije yego cyangwa oya. So culture na traditions na methodology ni ibintu bikomeye. Umuco n'uburyo bukoreshwa. Icyo tubivugaho rero ni iki? Nuko tuvuga ko bishoboka ko hari abaturage koko bacyumva ko bataragera aho bifuza. Bitavuze ko nta kintu kiri gukorwa, bitavuze ko basubiye inyuma, ahubwo bishingiye ku cyerekezo biha, kuko bafite igihugu cyabashiriyeho za gahunda zitandukanye, kinabereka amahirwe byose bafite, ku buryo inyota yiyongera cyane. Burya iyo udafite uguha nta no gutekereza n'ibindi ukeneye. Hari abaturage bigeze babaho muri iki gihugu batizeye ko ejo bazaramuka. Niyo dufite igihugu cy'abaturage aho umuturage ashaka kujya gukora mu mahanga. Dufite umujene ushaka innovation. Ibyo bintu rero kuba afite inyota ndende yahashaka kugana, kubera igihugu cyamuteje imbere mu myumvire, kikamuha technology, smartphone, akaba agenda yemye kubera infrastructure dufite, yongera indoto nyinshi cyane, ndetse ibyo asaba leta bikaba na byinshi. Ubigendeyeho rero wagira ngo abantu ntibishimye. Oya, ntabwo aricyo bivuga. Ahubwo barasaba byinshi, kuko bari kugenda bahabwa byinshi, kandi bazi aho babisaba, kandi bahura nawe kuzageza kuri Perezida wa Repubulika. Ikintu cyose gito rero cy'akarengane, ikintu cyose kidaha umuturage kwishimira ibyo ari gukorerwa no kubigiramo uruhare, wa mugani ushobora guvanamo igisubizo cyitwa ntabwo twishimye. Ariko si byo. So bisabye imisesengurire yimbitse. Ariko icyo mvuga nka IRDP ni uko tugomba gushyiraho ibyo byiciro byose bikagira aho bajya baganirira indoto zabo, ibyo bifuza, ibyo bakeneye kwishima no kwishimira, tukagenda tubimenya tukabitindaho. Ariko kwishima kw'abantu ntabwo gupima mu cyumweru cyangwa mu byumweru bibiri ubwira umuntu ngo avuge yego cyangwa oya gusa. Ibyo bintu birashimishije cyane, ariko numva bamwe muri bene wacu batajya bumva inama n'impanuro bahabwa, cyane cyane n'umukuru w'igihugu, kuko harimo n'abatamwemera, harimo n'abatangaza yewe ko yanapfuye, ko yitabye Imana. Ngira ngo mwese murabyiyumvira, si ibyo mpimbiye aha ngaha, biravugwa bikanakwirakwizwa. Nk'abantu nk'abo mubafata mute mwebwe mu kigo gishinzwe ubushakashatsi mu muco wo guhana ijambo no kuganira? Abo bantu se nta kuntu mwazabatumira muri IRDP mukabaha ikiganiro, cyangwa se mukabasanga aho bari nk'uko n'ubundi mwabikoraga? Ndibuka ko IRDP igitangira nanjye narababonye, ndanishima nkurikije ibiganiro twahawe na nyakwigendera Dr. Imyaka. Mwebwe nta cyifuzo mwaba mufite cyo kongera kwegera abanyarwanda no kubakuramo ibyo bitekerezo bibi bafite? Rwose urakoze Kagabo. Warose wabyukaga nayo ntegereje icyo kibazo, kandi ndagusaba umusanzu nawe ubwawe. Mu by'ukuri kugeza 2013 twari dufite ayo matsinda y'ibiganiro hanze. Nta kindi cyabiteye, ni ubushobozi gusa, ntawadukomye mu nkokora, ntawabitubujije. Ariko ubu ngubu turi hafi kugaruka muri diaspora. Turi hafi kugaruka muri diaspora, kandi visite yanjye mu Bubiligi ubushize nicyo cyari kinagamijwe, kugira ngo ndebe imbaraga ziriyo,
n'ukuntu ibi byose bihagaze kugira ngo abantu bashyire amatsinda yigenga ashobora guteza imbere umuco wo kuganira. Ariko mvuge ngo kuganira bigira amahame. Iyo uri umuhezanguni hari ibibanziriza kugira ngo ujye kuganira n'abandi. Iyo uri umuhezanguni ukaba udashaka guhinduka, ukaba udashaka kureba ukuri, tugushiraho uburyo kugira ngo ubone amakuru atuma utangira kwibaza ibyo utekereza niba ari byo. Wari uvuze abantu bagera hano bavuga ngo umuntu ntakiriho, bazi neza uko kuri ko kuzagaragara uko ibyo ari byo byose, kandi ndizera ko kuba baracecetse ubu nuko bazi ko perezida wa repubulika gihari. Iyo umuntu ageze kuri urwo rwego rero akaba radikal mu kwanga kwemera ibintu, burya ntabwo aba aragera ku intambwe yo kujya mu biganiro byacu nk'uko tubitekereza. Hari minimum, hari ibintu bisabwa byibanze, nuko ubanza kwemera umuco wa tolerance, ukanza kwemera ko ushobora kwemera. Iyo rero utemeye kubera mugenzi wawe muri Yasubije kubwiye, twe tukuzanira ibitekerezo byavuye mu baturage hasi hatandukanye, diversité, tukabikuzana tukabishira imbere ara muri audiovisuel. Dore icyo abanyarwanda bavuga, nta nubwo dukeneye kukwigisha ngo tuguhindura nk'uko wari ubivuze, dukeneye kugushira imbere. Dore ibintu ibitekerezo bya nord, sud, est, west, igihugu cyose kikabye kuzanira. Dore abana abizi, dore abana abatarizi, dore abana abo muri leta, dore abana abo muri société civile, byose tukabigushira imbere muri biri condensé, tukagushiraho n'isesengura none tukagusobanurira. Nyuma yaho tugasembura ibiganiro. Bwana Kagabyo, ikintu kirakenewe muri diaspora, turi kubyigaho vuba cyane, tuzagaruka muri diaspora dushire hayo matsinda. Icyo bihindura niki? Bihindura cya kintu cyo kumva ko umuntu ngo ni umwopoza politique. Umwopoza politique ibyo nabyo tubijyamo, kuko ubushakashatsi bwacu bwarabigaragaje icyo twita pluralisme, uburyo butandukanye bwo kumva politiki. Ntabwo bivuga ingingo imwe ukayikamaho, ntabwo bivuga kwirwa utuka umukuru w'igihugu, bivuga kujya mu mibereho y'abaturage, mu mibanire yabo, mu by'ubukungu, ariko tukagira no kuri tekinoloji uko iri gukoreshwa muri iki gihugu. Kuri bya bintu byose uko turi kuganisha umwene gihugu ku rwego mpuzamahanga, ari izi peace operation mission zose turi gukora hanze, politiki mpuzamahanga iha umunyarwanda amahirwe hanze. Ibyo byose abaye wabyubakagamo ukavuga ati dore ubumenyi mbifitemo, dore aho bituzuye, dore aho byuzuye, dore na gahunda ndi gushyiraho ni buryo nguwo waganira nawe ukamwicaza n'abandi. Ariko iyo umuntu agifata akantu kamwe akaba radikal, wibaza n'ukuntu yatera intambwe kugira ngo aganire n'abandi. Ariko nka IRDP turatanga amahirwe akomeye, turatanga amahirwe akomeye ku muntu ukiri aho ngaho, kumuherekeza kugira ngo tumushire urubuga avuga uko ibintu abyumva. Kandi andi mahirwe nuko atazajya kuri YouTube mu cyumba cye ngo yikingiranye noneho, ahubwo ibitekerezo bizajya muri video, bijye muri raporo y'ubushakashatsi, tubizane tubimurike muri convention center hano, tunamureba tunamwumva, ariko ijwi rye rihuzwe n'iry'abandi, isesengura rikorwe none uko nkuriza igaragara. Twizera ko uwo muntu uko azagenda ari bivamo azagenda ahinduka buhoro buhoro. Nuko nguko twumva ibiganiro kandi twiteguye ko kuzana muri diaspora. Bari abanyarwanda bagenzi bacu tubana mu mahanga bakunze kwitwaza ngo ireme ry'uburezi mu Rwanda ryarapfuye, ugasanga bagendera kuri bya biganiro bya ba Miss cyangwa ba Nyampinga, babona akantu gatoya ikosa none bakagenderaho, bakaboneraho no gutuka abayobozi, nta nubwo banabakosora. Abenshi baratukana yewe nanjye kuvuga abashumba nari kuba mfobeje abashumba kuko bafite akamaro kenshi cyane. Ariko ako kantu kireme ry'uburezi mwebwe mukabona mute? Ese hari ubutumwa mugenera abo abanyarwanda bitwara nk'abanyamahanga kandi ari ibintu bireba igihugu cyabo kandi nabo bibareba mu by'ukuri? Urakoze. Buriya amateka y'igihugu cyacu ndetse na jenoside yakorewe abatutsi yashegeshe ibintu byinshi. Icyo yashegeshe cya mbere ni imyumvire n'imikorere y'abantu. Tagira ngo icyo kintu wumve ko iyo ihungabana ryaje muri sosiyete rifata no ku myumvire ako no ku mikorere y'abantu. Uburezi rero niba hari ikintu gifata ku banyarwanda benshi ni uburezi. Reka mvuge aho education yacu iva. Muri izo mpinduka zagombaga gufatwa nyuma ya jenoside harimo no gushaka système d'education dushobora gufata.
cyane cyane tuva mu gifaransa cyane cyane cyari gishingiyeho nk'ururimi rwo kwigisha na administration tujya mu cyongereza kubera amahirwe bitanga ku isi, ndetse n'abavuga ku zindi ndimi naho ngaho banashingira, cyane cyane bo ko bakivuga igifaransa yenda gusa bakaba bataranamenya n'urundi rurimi rwitwa icyongereza ku isi, aricyo rwo rurimi rwa business, nirwo rurimi rwa science, nirwo rurimi rw'iki. Ubwo icyo navuga ni uko iyo ufashe systeme d'éducation twavuga ati tugiye muri commonwealth ariko twaguma no muri francophonie, ese uburezi busigara hehe? Iyo tugiye mu buryo bwo gukosora, mu buryo bwo kwigisha, mu buryo bwo gukosora, mu buryo bwo gutanga amanota, izo nizo twita systeme. Aho byarahindutse, hari uwo bicanga rero nk'uko imvugo z'ikizi bivuga, bakaba ariko ngewe nize gutya, ariko nta n'ikikubwira ko wize neza wenyine. Hano ushobora kubivuga gutyo yuko abona bitandukanye n'ibyo yizemo. Ibyo ntabwo biba impamvu yo kuvuga ngo ibyo bintu ni bibi. Reka nshingire ku rurimi, reka nshingire no kuri systeme, ibyo bityo tubisubikira aho ngaho. None uvuga ati ese ibindi bibazo bikigaragara mu burezi ni ibihe? Mu by'ukuri koko hagiye habaho impinduka zitandukanye muri systeme d'éducation. Yena nka IRDP tukavuga ngo ariko ubundi haba hakozwe ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo turebe ko ibibazo biteye mbere yo gufata indi systeme. Ese iyo systeme irangiye habaho evaluation yayo. Ibyo rwose nanjye navuga ko izo evaluation ntabwo nzigiraho access niba zinahari. Niba zidahari rero bikaba bihinduka bitabanje kwigwa mu buryo bw'imizi, navuga ko umuntu bivuga yaba afite ukuri yenda, ariko uko kuri kugomba kuzamo kuvuga ati wese yakoze isesengura rihe, yashingiye ku biki. Icyo nemeza nk'umwarimu wa university imyaka ibaye kuva 2004 nigisha muri kaminuza y'u Rwanda, hari benshi banyuze imbere, nagize n'amahirwe no kujya muri secondaire imbere yaho, ndetse na secondaire tukaba tuzize ubu ngubu. Iyo uvuze ngo quality of education, ireme ry'uburezi, warishakira mu ipfundo riri hagati ya mwarimu n'umunyeshuri, ariko usize umuryango iruhande waba ukoze amakosa. Nizo nubwo butatu bwo. Iyo umwana afite ibibazo mu muryango by'ihungabana by'amateka ye n'iby'imibereho, yenda kwiga ntibimworohera. Icyo ni kimwe. Ariko mvuze nko ku mibereho, umwana uri kujya mu mibereho myiza akagira iterambere riri mu ntoke ze, akagira tekinoloji, iyo atatojwe gukora umuco wo gukora cyane, ashobora kudafata amahirwe afite, bikabangamira ireme ry'uburezi. Ni ukuvuga ntabwo akoresha amahirwe ya internet afite, ahubwo bikamurangaza, bikamujyana mu myidagaduro. Ibyo rero nta nubwo bavuga ngo ni umwihariko w'u Rwanda. Ibyo byombi ari ubukene nka factor, ari ugutera imbere nka factor y'ireme ry'uburezi risubira inyuma, byose tubisangiye no ku isi. Nakurikiraga televiziyo y'Abafaransa, ikintu cyitwa uburezi, Ubufaransa burimo burajya inyuma cyane mu bintu bya siyanse. Nabonye abanyapolitiki ibyo bari kuvuga, bivuga iki tout simplement? Iyo uvuze ireme ry'uburezi ushobora kuvuga ati ese ni za siyanse z'ubumenyamuntu cyangwa ni za siyanse tekinoloji nizo zituma abantu bavuga ngo ireme ry'uburezi ryasubiye imbere. So biterwa n'icyo uri kuvuga. Iyo ndebye rero abana b'iki gihe mu mashuri, iyo urebye ko umwana ubona amanota meza mu gihugu, ntabwo ari abana bo muri mashuri akomeye gusa, hari n'abana bo mu cyaro. Izi école de science fondamentale ziracyakomeye, ariko kaparika twareba impamvu umwana n'umuryango naho aba, impamvu ubu ireme ry'uburezi yenda ritazamuka. So reka tutabishakira kuri système politique gusa, ahubwo tunabishakire no muri système sociale yacu. Ariko reka mvuge ngo ireme ry'uburezi koko rirakenewe, bafite ukuri rwo kubivuga, kuko turimo turaganisha umwana wacu mu ruhando rw'isi. Turavuga ngo ese umwana w'iki gihe yiteguye ate gufata amahirwe yose yo ku isi?
ashobora kwiga UK mu Bwongereza, ashobora kwiga muri Amerika, yego, ashobora kwiga mu Bufaransa no mu Bubiligi, yego, ashobora kwiga si muri Japani no mu Bushinwa. Iyo urebye aho hose, nabonye no muri Ukraine abana biga amasiyansi akomeye babacuye ejo bundi, ni ibintu narinzi ko abana b'Abanyarwanda basesera muri za systeme zitandukanye. Ni ibiki bibaha amahirwe rero, yenda niyo mixed y'amasysteme atandukanye, abana bayivana amahirwe. Ariko turacyari yenda muri Carrefour, turacyari ahantu ibyo byose bigomba gufata noneho bigafata neza. Bisabye imbaraga nyinshi cyane kugira ngo wa mugani byiyongere mu ireme ry'uburezi, ariko si ubushobozi, si politiki gusa, si imiryango gusa, ahubwo ni urusobe rwa benshi, kuko stakeholders, abafatanyabikorwa mu burezi, ni ibintu bikomeye. Ariko icyo dukora nka IRDP uranyibukije, hari umushinga tumazemo igihe kandi ugiye gukomeza muri iyo navugaga, yitwa Mobile Art for Peace. Ni uburyo bwo kwigisha dukoresheje ubugeni kugira ngo duhindure imyigishirize n'imyigire. Bivuga iki? Bivuga ko iyo turebye mu ireme ry'uburezi aho bishobora gupfira ahandi, ni uburyo mwarimu yigisha n'uburyo uwiga yiga. Ndagira ngo mvuge ngo muri iyo tradition no muri iyo culture, ntabwo umwana w'iki gihe akiri ukuzuzamo ubumenyi gusa. Ntabwo ufite ubumenyi ari mwarimu gusa, ntabwo n'umunyeshuri afite ubumenyi, kuko avoma henshi aruta no mu ishuri. Bivuga iki? Bivuga ko ubugeni twarabugerageze kuva 2018, byatanze umusaruro aho habaye kwisanzura hagati y'umwarimu n'umunyeshuri, ku buryo knowledge cyangwa se ubumenyi buba produced cyangwa buba produit n'izo nzego zombi. Tugashana za programme extra scolaire zo kuzana umubyeyi ku ishuri, byateje imbere cyane ubwisanzure mu ishuri, ku buryo umunyeshuri ari ushakisha cyane kurusha umwarimu. Uwo muntu uvuga ireme ry'uburezi agomba kuba amenyereye bwa burezi bwa kera ko mwarimu ari watangaga ubusa, undi akaboroka agashira hari akavuga ngo yabonye amanota. Mu by'ukuri twari barigaga abo bantu. Ariko iyo urebye ubushobozi bw'umwana w'iki gihe ukiri muto, ufite amahirwe yo kugira Igifaransa n'Icyongereza, akazamuka agafata siyansi cyangwa agafata indimi cyangwa agafata ubumenyamuntu, social science, rwose ibyo bintu byose byuzuye, ukamuhingamo n'umuco wo gukora. Ibyo ngibyo sinzi umuntu ubyigisha. Umuco wo gukora ni isomo rikomeye. Uruhando rw'isi turi kujyamo rugomba wa mugani na IRDP bigomba kugiramo uruhare mu kwigisha umwana gutuza, agafata amahirwe yose aturutse ku isi. Ubwo rero uvuga ireme ry'uburezi afite ukuri, kirakenewe koko, ariko umuti ni uwa buri wese. Ntabwo ari za politiki gusa zo kuvuga ngo bavanye Igifaransa gusa, abo ba nostalgique abo. Nanjye ubwanjye ndimo nize mu Gifaransa, ariko iyo urebye amahirwe Icyongereza kiguha nanone uko kingana, twari kumwe 2014 nari cyandika ibintu byose mu Gifaransa, ariko nyuma y'imyaka 5 ntabwo namaze n'amezi angahe nta n'Icyongereza nagiye kwiga. N'ibiki byamfashije, naje kumenya umuco w'izo systeme zombi. Murabyumvi rero inshuti bakunze urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, kwiga ni uguhozaho kandi ngo wiga arutuwanga. Bangamwabo nubwo muri abazumva ryari, ariko mwari mukwiye kumvira kuri ibi bitekerezo by'ubuntu muhabwa, mukagerageza kugarura ubwenge ku gihe, mukigira ku bihe bibi igihugu cyanyu cyanyuzemo, namwe mukitekerezaho, mukareka urubyiruko rukihitiramo igikwiye aho gukomeza kurubeshya na za nzaramba zanyu n'ibindi bitekerezo bidateza igihugu imbere. Reka twizere ko tudatokora ifuku, mugire amahoro no gukunda igihugu, twese hamwe nk'abitsamuye dufatanye twubaka ejo heza h'u Rwanda ruzira umwiryane. Murakoze, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Teofile Kagabo wateguye ikiganiro afatanyije na Albert Rukerantare ubasuhuza cyane.